Hello my friend, hello nshuti zanjye, ahangaha ni ku Mihanda TV wahageze kabisa. Tugiye kurebera hamwe amakuru weekend yacu yadusigiye. Aya ngaya ni amakuru yacu rero tugiye kurebera hamwe. Abangaba ni abakobwa b'i Kigali kabisa baba basohotse mu ma weekend, imyambarire baba bahagaze ewana ntibaho cyane. Turagaruka ku zindi nkuru, aho umukinnyi wa filime Rusine yajyaga mu murenge n'umugore we. Dore uko byari bimeze. Uzabona ko baba bafite ababyeyi bagukunda, uzaba intwari nkuko twakwise, uzaba umugabo, uzatera imbere, uzarenga aho twageze, uzakunda umuryango wawe, yaba ari uwa mama wawe ndetse n'uwanjye, nawe uzagira umuryango, uzaba imfura, uzakunda igihugu cyawe, ntuzahemuke, uzatera imbere, ibyiza byose bibaho ku isi turabikwifurije njye na mama wawe. Uri intwari ikomeye, uri intwari ikomeye, uri imfura yacu, kandi ndagusezeranya ko utazicwa n'irungu, tuzakujyana mu barumuna bawe. Icyangombwa ni subscribe and share, ukikomeza ahangaha ni ku Mihanda TV, amakuru yacu akajya akugereraho ku gihe kabisa. Nk'uko rero ubibona ahangaha bari birori kabisa, nyine basirebura umunsi wabo, bagiye mu murenge bakerekana n'umwana wabo. Indi nkuru ihari, match yahuze Pyramide na APR, dore uko byari bimeze. Byari ibintu byiza cyane rwose, yari hano hanze stadium. Match yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Match yari byarangiye ari ibitego 1-1. Abantu bari bayitabiriye cyane. Match yabaye saa 12 z'umugoroba kabisa. Byari show, byari share mu weekend kabisa. Ku munsi wo kuwa gatandatu byari neza cyane, kandi hagaragaye na bamwe mu bafana ba Rayon Sport kabisa, bari mu ikipe ya Pyramide, nabo kabisa bari inyuma cyane, avuga ati Pyramide yacu uzanayiherekeza. Iyi ngiyi ni inkuru yacu twabonye, aho yaraye mu murenge kabisa, kuvuga ati wowe mugore wanjye nihebeye, ndagukunda cyane rwose. Rusine Patrick, umunyarwenya kabisa, nawe wavuye kure. Reka turebe hamwe babareyo bacu ikintu batubwiye. Bruce Melody kabisa, aho yagiye mu gitambo cy'abacu muzika mu ntara y'Iburengerazuba, nawe yabanje gukora siporo kabisa, abaza ashyushyaho umubiri, aravuga ati ndajya gutaramira abantu banjye maze neza kabisa. Ni amafoto menshi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga kabisa, ba Chris Easy, ba Juno Kigenza bose bahari. Uyu muhanzi nawe Kivumbi King bivuga ko agiye gukora ibitaramo bya karahabutaka kabisa ku butaka bwa Uganda ndetse no muri Kenya, aho mu minsi imbere kabisa agiye kujyayo akabakubita imizigo ya danje. Umuhanzi kabisa uri mu bagezweho hano mu Rwanda. Indi nkuru kabisa ni iyi ngiyi ya Iva Bravani, aho ari igitaramo kizaba kiri ku n'umuhanzi witabye Imana muri 2020. Bazaba bari kumwibuka kabisa, aho zaba harimo umuhanzi Jules Sentore n'abandi kabisa ba gakondo, nyine baririmba indirimbo za gakondo hano mu Rwanda kabisa. Naho bazaba bahabaye cyane. Ni igitaramo kizaba mu minsi imbere hano muri Convention Center kabisa, tuzaba tuhabereye cyane, nabyo tuzababereka. Ahangaha ni ku Mihanda TV, kora subscribe, share and comment, tujye dukomezanya n'amakuru yacu, ubundi tumenye ahantu isi igeze. Ciao ciao, ndabakunda cyane, murakoze cyane.